kuvugisha ukuri bishobora kutaguha inshuti nyinshi pe, ariko iteka bizaguha inshuti za nyazo. Icyo cyo nicyo. Ntukajye uhangayikishwa n'ibyo abandi bantu bakuvugaho, kubera ko buriya abantu bose ubutekereza ngo bari kugutekerezaho, buriya bose bahugiye mu kwitekerezaho, bitekerereza ibibazo byabo. Wose ngo niwe bari gutekerezaho, ntabwo bakwitaye akenshi, bahugiye mu byabo. Buriya buri segonda umara uri kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'undi muntu ni isegonda ry'ubuzima bwawe buri kwangiza. Ukajya ufata umunota n'umwe ugereranya ubuzima bwawe n'ubw'undi muntu, nguriya gutya na gutya, icyo gihe ngo iyo minota uri kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'undi muntu ni isegonda uri kwangiza mu buzima bwawe ritazagaruka. Ntukajye ugira umuntu n'umwe amarangamutima yawe mbega agenda ngafateho cyane cyangwa se ngo umwishyiremo bikabije, kuko abantu barahinduka ku buryo wa muntu witaga inshuti yawe magara umunsi umwe mu nkuru ukajya ubona ni umuntu utazi mbega mukamera nk'aho mutanaziranye. Jya wiga kunyurwa ndetse unyurwe no kwinezeza ubwawe, ibyishimo byose wumve ko wihagije ku giti cyawe ari weho wabyira. Niwumva ko ibyishimo bikura ku bantu muri kumwe ngo kugira ngo nishime nuko mba ndi kumwe n'inshuti zanjye turaha naha, ukumva ko ari ibyishimo byawe ubikesha cyangwa uri kumwe n'umuntu runaka, ibyo bintu ngo bizakugira umunyantege nke ubuzima bwawe bwose. Iga kumva ko wakwihaza ukaniha ibyishimo uri wenyine, atari ngombwa ngo ibyishimo urabikura ku bandi bantu. Ibyo bintu bizakugira umunyantege nke. Ikindi kintu ugomba kumenya, jya uganiriza abantu cyangwa se ubwira abantu ibyo wagezeho. Nimba uri kuganira n'abantu babwire ngo nakoze ibi, nageze kuri ibi, ariko mu ikosa uzakora uzirinde kubwira abantu ibintu ugiye gukora cyangwa se imishinga yawe ufite n'intego zawe ufite n'intumbero zawe. Ibyo bintu uzirinde kubibwira abantu bose. Nimvuga abantu bose, umva abantu bose. Abantu muganira ujye ubabwira ibyo wagezeho gusa, bavuga ati wakoze ibi n'ibi, niwe wabikoze, bakubwire felicitation ko n'ubundi ibyo ntabwo babasha kubikumira cyangwa babigambanire ngo ntibibe, kuko wamaze kubikora wabigezeho. Ariko nutangira kujya uvuga ibintu utarabikora cyangwa se gahunda ufite n'intumbero ufite, icyo gihe uzahura n'ibibazo byinshi. Ariko iyo wivugiye ibintu wakoze, abantu baragushimira bakakubwira ko urenze uri igitangaza, ibyo bikakumotiva gutuma na bya bindi wari ufite muri gahunda za ntego utigeze uvuga ati nazo reka mbatungure nzishyire mu bikorwa, noneho bajye bakomeza bavuga ati ndarenze. Ariko nubivuga mbere ntabwo uzigera ubona umuntu n'umwe ugushimira, kuko n'ubundi uzajya uba warabivuze babibone wabikoze, bavuga ati biriya yari yarabitubwiye ko azabikora n'ubundi arabikoze. Ariko jya utungura abantu kubabwira ibintu wakoze, nibwo uba motivated no gukora ibindi ufite mu mishinga. Ntukajye ugira ubwoba bwo kuba uri wenyine, kuko kuba uri wenyine buriya ngo ni byiza cyane, ni iby'igiciro kurusha uko waba uri kumwe n'abantu babi cyangwa uri kumwe n'iryarya. Nucunga neza buriya abantu bakunze kugusaba ibintu byinshi cyane, nibo bantu bagira gutyo ukabona nibo bantu bashobora kuba nibo bantu ukuraho ibintu bikenya bishoboka, cyangwa se ukaba nta n'ikintu bakuraho. Buriya nucunga neza ukareba, tera amaso mu nshuti zawe muziranye abo mukorana, abantu benshi, abantu bakunze kugusaba ibintu byinshi cyane nibo bantu usanga usuzumye neza nta kintu bakuraho, nta n'ikintu uzigera upfa kubakuraho. Ubwoba buriya ntabwo ubwoba bubereyeho kuguhagarika ngo ntukore ikintu, oya, ntabwo ariyo mpamvu ubwoba babushyizeho. Ubwoba ntabwo babushyiriyeho kugira ngo buguhagarike uvuge ngo kino kintu sinkigikoze, ntabwo ariyo mpamvu ubwoba ngo bwaremwe ngo bushyirweho. Ahubwo ubwoba ngo bwashyizweho kugira ngo niwumva ugize ubwoba bwo gukora ikintu uhite wumva ko ahubwo icyo kintu ari ngombwa kugikora, ndetse ko icyo kintu cyitayeho cyane unagishaka cyane. Buriya uzarebe nk'umukobwa ukunda cyane, wumva ushaka cyane, ufitiye crush, akenshi ujya usanga unagiramo akoba ko kumuvugisha cyangwa ukavuga wigengesereye gake gake kugira ngo utamubura. Niyo mpamvu rero numva n'ikindi kintu gisa nk'ikiguteye ubwoba, aho kugira ngo ukivemo uvuge ngo ntanahomba ninshoramo amafaranga yanjye n'ibiki, ahubwo ujya uvuga ati iki kintu ubwo kiri kuntera ubwoba nicyo kintu nakagombye kuba ndimo cyane kuko ndagikunze kandi nyitayeho. Ikindi kintu buriya ntukajya ufata imyanzuro izahoraho iteka ushingiye ku marangamutima y'ako kanya. Buriya abantu benshi nicyo kibazo bagira, usanga umuntu kubera umujinya umufasha ako kanya ahise avuga ibintu bizahoraho iteka, aciye iteka, ku buryo mu gitondo bavuga ati biriya bintu bikoreshejwe n'umujinya ntabwo byakabaye byagenze gutya, kandi ibyo bintu bitasubira inyuma. Bivuze ngo mu gihe ntukajye na rimwe ufata imyanzuro ishingiye ku marangamutima y'ako kanya, ujye ubanza ubitekerezaho, cyane cyane iyo myanzuro ari imyanzuro izamara igihe kinini cyangwa igahoraho. Bafite ibindi bintu bavuga bati, nimba ufashe umukobwa ukamushyira hejuru, tuvuge ka gatutu ubona kuri podium abantu baba bahagazeho nyine, nufata umukobwa ukamushyira kuri ako gapodium hejuru, ngo nta yandi mahitamo uwo mukobwa wamuhaye usibye ko wamushyize hejuru ugasigara hasi, ni ukujya nyine kurebera hasi. Nta mahitamo yandi nawe aba afite, nta nubwo wamurenganya. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo nufata uwo mukobwa ukamushyira hejuru cyane, mbega wowe ukisuzuguza ukisigaza hasi cyangwa se ukamera nk'uwicishije amazi, niho usanga nyine usuzuguwe nawe, ntabwo nawe aba ari amahitamo ye, niwe uba wabiteye.
iyo umufashe ukamuzamura hejuru, umuntu uri hejuru ikintu akora iyo umushyize muri etaje, wowe uri hasi akurebera hasi nyine kugira ngo muvugane. Nta yandi mahitamo aba afite si ugukwanga, ariko nyine ubwo uba wisuzuguje. Ikindi nama uhabwa n'abantu buriya kenshi ziba zishingiye ku buryo bo babonamo ibintu, ntabwo ari uburyo weho ubonamo ibintu. Ibyo nibyo byabaye ku mugabo bita Alexander the Great cyangwa Alexander the Great. Namugira inama ati ngenda mutse ndiweho sinakora ibi, nakwifatira biriya bintu bagiye kuduha by'agaciro. Alexander aramubwira ati nanjye mbaye ndi wowe kuko nuko nabigenza, ariko sindi wowe. Buriya inama nyinshi ngo duhabwa n'abantu ngo ni inama zishingiye ku buryo bo babonamo ibintu. Buriya ntabwo ari buri kintu cyose kiri mu bwonko bwawe cyangwa kiri mu mutwe wawe ari ngombwa ko gisohoka ngo kigere mu munwa wawe. Ntabwo ari ngombwa. Icyo kintu wicara ukizi, ujye nawe urigitekereza. Aho wicara hose uvuge ngo si ngombwa ko ibyo mfite mu mutwe byose cyangwa se ibindi mu bitekerezo byose cyangwa icyinshi mu bitekerezo byose ari ngombwa ko nyivuga. Ibyo bintu wicara ubizi, ujye umenye ko ibintu byose bikuri mu mutwe ari byiza ko wanabigumana. Si ngombwa ko byose bisohoka, hajye hasohoka ibintu wabanje kuyungurura. Abantu buriya babayeho bazi ko ikintu cyose kimuje mu mutwe agomba kukivuga, ikintu cyose kimuje mu mutwe agomba kukivuga. Biriya bintu abantu nk'abo birangira bicujije cyane, cyangwa se ukazasanga umuntu ntuzi abantu avuga ijambo rimwe gusa ugasanga iryo jambo ryamugejeje ahantu kure hashoboka, cyarirangije ubuzima bwe. Ntukajye ukora ikintu uyu munsi bizagusaba ko ejo hazaza uzabeshya. Mbega kwa kundi ukora ikintu ariko ukaba ubizi ati ejo nibakimbaza nzabeshya mvuge ko narindi gukora iki. Ibyo bintu ngo nububwa ntabwo ari byo. Ujye wirinda gukora ikintu cyatuma ejo bigusaba kubeshya ko icyo kintu utagikoze cyangwa hari ikindi gisa nkacyo wakoze, ngo ni bibi cyane. Ntukajye ukora ikintu kigusaba ko ejo uzabeshya. Ubwo aho ngaho nyine mba mvugiyemo ibintu byinshi. Abarya ruswa ejo bigasaba kubeshya, abakora ibiki ejo bagasaba kubeshya, abaca inyuma ejo bagasaba kubeshya, abariga utuntu twose dukubiyemo aho. Wabyumvishije? Bavuga ko buriya ngo urumuri cyangwa umucyo urihuta cyane kurusha ijwi. Buriya niko bimeze. Urumuri buriya rurihuta cyane kurusha ijwi, nta n'ikintu cyasiga urumuri. Niyo mpamvu abantu benshi buriya ngo ubabona ni umucyo cyangwa ukabona bafite urumuri iyo ubarebeye inyuma, ariko ngo bavuga ukumirwa ukahita uvuga ati bana wapi kabisa. Niyo mpamvu rero bakubwira ngo umuntu buri ushobora kubona ari mwiza ukabona arasa neza, ariko mwavuga no kumva ikiri mu mutwe ukahita uvuga ati wapi nyujijemo agakuru. Ntukajye ushakisha ibyishimo hanze. Buri ibyishimo iteka kuva ukivuka, ibyishimo bya nyabyo biri imbere muri wewe. Ni ikosa kumva ko ibyishimo hari ahandi hantu wajya kubishakira, hari undi muntu wajya kubishakiraho, hari inshuti wajya kubishakiraho. Ibyishimo Imana yakuremanye nabyo biri indani muri wewe. Nushaka ibyishimo jya wicara wisuzume ibyishimo biri muri wewe, wakwinezeza. Buriya kwiyitaho kwa nyako cyangwa se kumva ko uri umuntu wiyitayeho ufite n'ubwenge, ni ukwicara ni ukugira ngo uzamenye ko ufite ubwenge uri umuntu usigaye ureba kure. Ni ukubanza ukicara, cyangwa se uri umuntu ushyira mu gaciro cyane. Kandi uvuga ati unsigaye ndi umuntu ushyira mu gaciro. Ni ukubanza ukicara ukamenya neza ko umuntu wa mbere ushobora gutuma nta kintu na kimwe ugeraho, ushobora kuba yabangamira iterambere ryawe, uwo muntu ari weho ku giti cyawe. Ibyo bintu numara kubimenya nta kintu na kimwe kizaguca intege. Hari abantu benshi usanga bafite ubwo bavuga ati runaka araje bishobora gutuma ndangira ibi nakoraga bigiye kugenda nabi. Abantu ugasanga bafite ubwoba mu kazi bari kugambanira, ariko buriya iyo umaze kumenya ko uri umuntu ushyira mu gaciro cyangwa se uri umuntu wiyizera, uri umuntu ufite ubwenge uniyitaho, ni ukumenya ko umuntu wenyine ushobora gutuma nta terambere ugeraho usubira inyuma mu byo ukora. Uwo muntu nta wundi usibye weho gusa. Buruza rero abantu benshi bagiye barangira cyangwa se bagasubira inyuma mu byo bakoraga, nubareba uzasanga aribo birangije bitewe n'imyanzuro bagiye bafata mibi, bitewe n'ibiyobyabwenge bagiye bajyamo bari bafite impano runaka cyangwa se bari abantu barenze, bitewe n'ubusinzi bukabije abantu bagenda bakirwamo ugasanga buri kubicira akazi n'amagahunda. Umuntu ubwe ku giti cye buriya niwe wirangiza, ntibazakubeshye ngo hari undi muntu wapfa kuza akakurangiza keretse akwishe. Iyo yakugambanira mu byo ukora ntabwo yabikora nk'uko ubikora, wagenda ukabikora n'ahandi. Mu gihe rero uzamenya ko icyo kintu utarakimenya, menya ko utari umuntu ushyira mu gaciro bya nyabyo. Umuntu wenyine ushobora kukurangiza wagusubiza inyuma mu iterambere ryawe ni wowe ubwawe. Ibyo ukora byose kuri iyi si, aho ugeze hose bakubwiye ngo gira icyo wakora cyangwa gira icyo uvuga, ujye witwara nk'aho hantu wigeze kuhagera ari ibintu ufitemo experience, wanahavukiye. Ibyo bintu ari ibintu wavukiye gukora. Ntukajye ugaragara nk'umuntu ujegajega utifitiye icyizere mu byo ukora. Ikintu cyose ukora ujye ugikorana ya confidence iri hejuru cyane.
buriya gutekereza cyane ugakabya. Buriya hari abantu usanga ikintu cyamubayeho uyu munsi, ikintu cyamubayeho ugasanga aragiye araryamye ntasinziriye, ari gutekereza kuri icyo kintu, akirirwa agitekerezaho, ubuse ntibizagenda ukuntu, akabaye nakoze ibinaka, buriya bishobora kuzagerana hano, bishobora kugera, ugasanga umuntu ari gutekereza cyane agakabya. Iyo uri umuntu utekereza cyane gutyo mu tuntu turi aho ngaho, biragenda bikangiza weho ubwawe, bikangiza situwasiyo urimo, bikakuvangira, bikavanga noneho n'ibintu byose bigukikije, bigatuma uhangayikishwa n'utuntu dutoya, bigatuma noneho ikibazo cyari gito kigenda kikaba kinini mu mutwe wawe, nyuma ukazasanga wahangayikishijwe n'ubusa wataye igihe. Burya ibintu uko ubibona ntabwo ari kubiri. Buriya gutekereza cyane ikintu ukagitindaho ntabwo ari ngombwa cyane, nta bushobozi ufite bwo kuba wagihindura, n'ubundi ari ikintu cyabaye, biba byabaye nyine. Ikindi kintu ugomba kumenya, twese twaremanywe umubiri umwe. Imana yaduhaye umubiri umwe. Uwo mubiri umwe ujye uwitaho cyane. Umubiri wawe wite, ukorere siporo, uwusige neza, uwurinde ikintu cyawangiza, uwurinde ibikomere. Umubiri wawe witeho neza, uwurinde impanuka. Birababwira ngo mutware mutanyweye. Umubiri wawe witeho neza cyane, kuko niwo wonyine Imana yaguhaye. Ikindi, uwo mubiri ngo uzahorana nawe ubuzima bwawe bwose, uzarinda usazana, nta wundi mubiri uzigera wambara mu gihe uri kuri iyi si. Umubiri wawe rero jya uwitaho neza cyane, unawugaburire neza. Ntuzajya ubona abantu bakomeza bakubwira ngo bari kuvuga ukuri, kumva umuntu ahora avuga ngo ibintu nkubwira ni ukuri, njye bino mvuga ni ukuri, bino mvuga ni ukuri. Abo bantu kenshi ujye ushyiraho akantu k'akadomo uvuge ngo uyu muntu ari kubeshya. Buri muntu ukomeza kuvuga ibintu akomeza akakwibutsa ko ari ukuri ari kuvuga, kakenshi abavuga ukuri. Njye mu buzima bwanjye sinjya amenya kubeshya. Abo bantu ngira ngo ujye ubabona, ugasanga umuntu yari kuvuga aba yigarukaho cyane. Njye rero buriya sinzi no kubeshya, njye buriya mvugisha ukuri, nibireka mbivuge. Ugasanga umuntu ahora agaruka ukuntu avugisha ukuri. Uwo muntu ujye umwitondera, abagore ku kuri cyangwa akababeshya burundu. Buriya imbaraga ufite zo kuba wahindura ibintu kuri isi, cyangwa se hari ikintu wakora, mbega imbaraga nyinshi ufite muri isi muri kano kanya, ni imbaraga zo gukora ikintu ushobora kuba wakora uwo munsi Imana yaguhaye, ari wo uyu munsi turi. Nizo mbaraga ufite, apana bya bindi byo guhora buri munsi dusubika ibintu, nzabikora n'ejo. Uwo mwanya ufite n'imbaraga ufite ni ugukora ikintu muri uwo munsi. Niyo mpamvu mubwira ngo jya ugerageza imishinga ufite n'ibindi bintu ushatse gukora, cyangwa se ikintu utekereje gukora, bijye biba byiza uraye ugikoze, cyangwa se n'ikigatinde cyane, ko igihe dufite ahanini ni uyu munsi. Ntukajye buriya ubangamirwa n'ubuzima bwawe ubayeho mu rugo, ubuzima bwawe busanzwe wibereyeho mu rugo, ngo uhangayikishwe nabwo ubugereranije n'ubuzima abantu baza bakerekana ku karubanda, bigatuma uhangayika. Ibyo bintu kugira ngo byumve neza, uzasanga abantu benshi baraza ku mbuga nkoranyambaga agapostinga yambaye neza, ari kurya neza, yasohokeye ahantu harenze. Wewe kubera aho hantu utajya ujyayo, wibereye mu rugo, ugahita uvuga ati bano bantu baransize kandi twariganye, twarakuranye, twageze gute. Ariko mu by'ukuri ni uko yabashije, uwo uri kugereranya ubuzima ubayemo buri munsi n'ubuzima uwo muntu yabashije gutega, wenda n'ubuzima yabashije kuba yabikira amafaranga, avuga ati umunsi umwe nzasohokera hari ahantu mpite mfata n'ifoto nigaragaze, ngure n'imyenda myiza by'uwo munsi gusa, cyangwa se by'iyo minsi ubona aba yasohotse. Ariko ugereranije n'ubuzima abayemo mu buzima busanzwe, ntaho buhuriye n'ubuzima bwawe umuntu waranamusize cyane. Niyo mpamvu izi mbuga nkoranyambaga zikanga abantu cyane, kuko ubona umuntu ibintu ari gukora akavuga ati uyu muntu yaradusize pe, ariko bababwiye ati murebe ku bintu bigaragara ubuzima umuntu abayeho, cyangwa se ibintu afite waramusize. Ibyo bintu ntukajye, akenshi nibyo tubatangiye kubwira ngo ntukagereranye ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Uwo muntu tugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi, uba uri kwangiza uwo muntu w'ubuzima bwawe. Kubera ko ukumbuye umuntu ntabwo bisobanuye ko uwo muntu ari ngombwa ko azakugarukira mu buzima bwawe, cyangwa se ugomba kumugarura mu buzima bwawe. Oya, kuko gukumbura umuntu buriya ni kimwe mu gice kibigize kwikuramo umuntu. Icyo kintu cyumve neza. Nimba ukumbuye umuntu kuko umukumbuye gusa, kandi uzi ko uwo muntu n'ubundi ari mubi kuri wewe, cyangwa se ari ibibi yagukoreye, ntabwo ari ngombwa ngo uhite umugarura mu buzima bwawe. Oya, gukumbura umuntu ni kimwe mu gice kigize kwikuramo umuntu. Ntuzajya wumva ukumbuye umuntu uvuga ati ngeze kuri ya etape yo kumwikuramo yindi ikurikiye, buno biri kugenda biza azagera hanshiremo, aho kugira ngo usubirane n'umuntu kuko umukumbuye, ejo uzarire kurushaho. Abenshi ngo buriya mbere na mbere ngo barabanza bagahitamo umuntu bazabana cyangwa se bazubakana bashingiye ku kuntu uwo muntu bagiye kubakana asa. Niko abantu benshi barongora bitewe, ugasanga umuntu agiye kurongora cyangwa agiye guhitamo umuntu bazabana ashingiye ku kuntu uwo muntu asa inyuma, nimba ari umugabo cyangwa umugore, akavuga ati ni mwiza inyuma, uriya niwe tuzibanira. Birakunezeza muri iyo minsi ya mbere pe, ariko ngo iyo utekereje neza nyuma ugatekereza ukavuga ati abana banjye ntabwo bazarerwa n'ubwiza bw'uyu muntu nashatse, ahubwo bazarerwa n'indangagaciro z'uyu muntu, nibwo umenya ko buriya witaye mu bibazo.
nawe ureba uwo muntu uri kukurera abana. Hari abantu benshi usanga avuga ati nk'uyu muntu nderera abana banjye noneho babazwa no kuba bafite umubyeyi umeze nk'uyu, babona ameze gutya bikakubabaza. Hakaba n'undi muntu uvuga ati uyu mugore afite indangagaciro cyangwa uyu mugabo ku buryo n'abana banjye mvuga ntibazavamo abantu b'abagabo bazima pe. Kuri iyi si ntabwo wagira buri kimwe, niyo mpamvu buri giteka hari icyo utanga kugira ngo ugire ikindi ubona. Ni ikimenyetso kikwereka ko utatunga ibintu byose cyangwa utagira byose. Hari umuntu nyine uba usanga ahangayitse ngo kuki afite byose, cyangwa ugasanga byamusajije ari gukora ibintu atakagombye gukora kuko yumva ko yakageze byose. Ariko muri iyi si, mu gihe turi muri iyi si, ntabwo wagira byose. Urugero rwiza wari naguha, ufata amafaranga yawe ukayatanga kugira ngo baguhe icyo kurya, ufata ikintu runaka ukagitanga ukagiha abakozi kugira ngo bagire icyo bagukorera. Urwo ni urugero rworoshye. Ntabwo rero no mu buzima busanzwe wagira ibintu byose. Ushobora kugira ubutunzi ariko ukagira rimwe na rimwe ukabura amahoro, ukagira uburiri bwiza ariko ugasanga nta bitotsi ubona, ukagira ibiryo biryoshye mu rugo bagutekeye byiza ariko ugasanga nta peti ufite. Ibyo byose bibaho. Cyangwa ugasanga muganga yakubujije kubirya. Muri iyi si niko bimeze, ntabwo watunga ibintu byose. Ikindi, inshuti zawe za nyazo za zindi z'imbamutima, inshuti zawe za nyazo ngo uzazibwirwa nuko ari za nshuti zikuvuga neza mu gihe udahari, ariko mu gihe uhari zikakubwira ibintu bibi. Ya nshuti nyine mu gihe udahari ikurengera, ikakuvuganira, ikavuga turiya ni umuntu mwiza, ariko waba uhari ikaba ari ya nshuti ikubwira ati ibintu uri gukora ni ububwa, biriya bintu urimo ni amafuti, ibi bintu nawe warengereye, ikagucyaha ikaguhana muri kumwe, ariko yaba iri mu bandi bantu ikakuvuga neza ntivuge ayo mafuti yawe. Iyo niyo nshuti yawe ya nyayo. Apana za nshuti usanga irahari kuba ngo ngiye sura si inshuti yanjye, simubizi nimutubonana ngenda bizi ni umunyamafuta akora nibi. Izo ni inshuti zisigaye hano hanze gusa, nizo dufite muri ubu buzima. Cyangwa se uko iminsi igenda ishira, uko uzajya wumva ufite ubwoba bw'ikintu ukahita ugikora. Wabona ufite ubwoba bw'ikintu runaka cyari kiguteye ubwoba ukagikorera icyo. Mbega twa tuntu tugutera ubwoba kugira ngo duhunge ukagenda ugahura natwo, nibyo bigenda bikakugira umuntu utagira ubwoba mu minsi iri imbere. Ariko iyo akantu kose kagutera ubwoba ugahunga, ngiye biriya wapi sinjya, ibyo bintu bituma ubuzima bwawe bwose uzabumara ku isura umunyabwoba. Ariko buri kibazo kije uzarebe, hari igihe kigera ugasanga umuntu hari ibintu byajyagaye bakagira ubwoba, hari ibyo bamuvuga akagira ubwoba, ari ugasanga nk'ibyo bintu bisigaye biza bigasanga umuntu yaratuje nta bwoba kigira. Iyo uri inshuti y'abantu bose, uba uri umwanzi wawe ku giti cyawe, uba wiyanga. Buri uzacunga abantu bameze gutyo, ugasanga umuntu ni inshuti y'abantu bose, uwo muntu n'umucunga neza, uba uri ahantu hose ni inshuti ye, ni inshuti ye, ni inshuti ye, ugasanga mbega ni bya bindi bavuga ngo ni inshuti ya bose nka ya radiyo. Uwo muntu akenshi iyo umurebye usanga yiyanga, ari umwanzi we ku giti cye, atikunda. Wavutse ufite amatwi abiri, ufite n'umunwa umwe, ibyo bintu ujye ubikoresha gutya Imana yabiguhaye. Bisobanuye iki? Bivuze ngo nimba waravutse ufite amatwi abiri, bisobanuye ko ukwiye kumva cyane. Noneho kuko Imana yakuremye ufite umunwa umwe, ukavuga make. Niyo mpamvu Imana ibyo bintu yabikoze, ikakuremana amatwi abiri wumve cyane, ikaguha umunwa umwe uvuge make, kuko buri ibintu bisohoka mu kanwa akenshi byakugezayo. Ikintu gihambaye cya mbere ugomba kwemera muri ubu buzima no muri iyi si kugira ngo ubeho ufite amahoro, ni ukwemera kwakira impinduka. Icyo kintu ukakimenya. Ibyo bintu ngira ngo mwagiye mubibona, nimba utari umuntu wakira impinduka, ubundi nta na rimwe uzigera ubaho utuje cyangwa ufite amahoro, ndetse uzanasigara. Kuko urabibona ko buri munsi isi yacu irahinduka, ibintu biragenda bigahinduka. Ibyari biriho mu myaka 10 ishize ntabwo ari byo turi kubona. Tekinoloji ubwayo iri kuza, abantu uburyo bari kwitwaramo, ugomba kwakira ikintu cyose kikuye kuvuga ati ubwo ni impinduka nyine, ibintu bimpindukiyeho, kuko ibihe birahinduka ku isi. Ukakira impinduka, ibyo bizakurinda n'amadepresiyo. Ukiga kwakira impinduka. Ngo buriya ubuzima butubera bwiza, bukanaturyohera, bukanatworohera iyo tubona icyiza mu bandi bantu. Buriya nimba hari ikintu kibi gituma ubuzima bugora abantu, bakabaho bikeka, bakabaho bafite umushiha n'umujinya, nuko babona abandi bantu akababonamo, yabona umuntu akavuga ngo uriya muntu buriya aje kuboneka, uriya muntu n'ubundi aragenzwa n'ibi, uriya muntu s'ubundi. Mbega ukabona ugahora ubona ikintu kibi mu bandi bantu. Ariko ngo kugira ngo ubuzima bukorohere bunakubera bwiza, nuko mugenzi wawe n'umubona uzajya umubonamo icyiza, ugahora ubonamo icyiza abantu nyine ukumva ko nta mutima mubi. Icyo gihe ubuzima ngo burakuryohera. Jya ureka abantu ibikorwa byabo bibavugire. Ibyo ngibyo bizakwereka ko abantu batandukanye n'ibyo bakubwira. Ibyo bintu ujye ubicunga. Buriya twese tugira abantu tuzi ko iyo muhuye akubwira ibintu, akakubwira imishinga, akakubwira ibyo yakoze, akakubwira gahunda afite, akakubwira ukuntu akwemera, akakubwira ibintu byinshi pe. Hari abantu bazi kuvuga. Ariko
ujye ucunga ngo abantu nako ujye ureka abantu ibikorwa byabo bari byo bibavugira, nibwo uzabona ko abantu buriya batandukanye n'ibintu bakubwira cyangwa n'ibintu bavuga. Hano na Dubai baratandukanye, buriya ururimi na nyirarwo ni abantu babiri batandukanye, uzabicunga neza. Niyo mpamvu mu bintu byose ukora umuntu ajya kubwira pe uvuga ati nibyo ko kuvuga neza, ufite ibitekerezo uravuga, ariko witonde ucunge ibikorwa bye, niho uzahita umenya ko buriya umuntu n'ururimi batandukanye cyane. Buriya ngo uburyo turemyemo cyangwa se umubiri wacu umezemo, buriya ngo wabasha gukunda birenze rimwe. Ntabwo rero ukwiye ngo kujya uhangayika kuko umuntu wakundaga gusize cyangwa wakundaga gusize. Akenshi buriya ngo nureba iyo umuntu wakundaga cyangwa mwakundanaga gusize, buriya biba ari kubw'ineza yawe, haba ari icyiza kikubayeho utazi, kuko ngo ufite ubushobozi muri weho bwo kuzongera ugakunda undi muntu ndetse no kurushaho. Nuzajya ubona abantu bari kugerageza cyangwa se umuntu runaka ari kugerageza kugushyira hasi, ukabona umuntu yaramaramaje ari gushaka kugushyira hasi, icyo bintu bijye bigusobanurira ikintu kimwe, ntibikakubabaza, bijye bikumenyesha ko uwo muntu wari usanzwe uri hejuru ye, kuko umuntu uri hasi ntabwo wamujyana hasi, n'ubundi aba ari hasi. Ariko iyo ubona umuntu ari gushaka kukumanura hasi, bivuze ngo we ari hasi, ari kugukurura ngo umusange hasi, aba ashaka kukumanura kugira ngo agushyire ku rwego rwe. Bivuze ngo umuntu ugerageza kumanura abandi hasi ni umuntu uri hasi cyane, hasi cyane. Nawe nuzajya ubona uri kugerageza kuba washyira umuntu hasi, umusenya, umusebya, ushaka kumushyira hasi, ujye wikomanga mu gatuza uvuge ngo ndaciriritse, ndi hasi cyane, ndi kugerageza kuzana abantu bari hejuru bandenze ngo mbashyire ku rwego rwanjye, bitume wakwitekerezaho uhinduke. Ntukajye na rimwe usezeranya umuntu ikintu utazigera ubasha gukora. Weho kuri wo ushobora kumva ari ibintu bisanzwe, kuko wenda wabiciye amazi wamenyereye kubeshya, cyangwa se usanzwe wemerera abantu ibintu cyangwa ugaha abantu isezerano ntubyubahirize, ukumva ni ibisanzwe. Ariko buriya hari igihe iryo sezerano uhaye umuntu usanga aricyo cyizere kigiye kuba kimubesheje, avuga ati ngiye runaka yansezeranije ibi n'ibi kandi bizaba. Ugasanga ubuzima bwe bwose n'isi ye yose bigiye kuba bishingiye kuri iryo sezerano wamuhaye, weho utabizi wumva ko ari bya bintu bisanzwe byo kugenda usezeranya abantu ibintu. Ujye wirinda gusezeranya umuntu ikintu utazakora, ahubwo waceceka. Gusubira ku muntu mwahoze mukundana mwaratandukanye ukongera ukamusubiraho, ngo buriya ngo ntaho bitandukaniye no kuba wafata amazi wari woza ari mico yose wayoze, ukongera ukayafata, ukongera ukayitera ukayoga, ngo nibwo ugiye gucya, uri kwisubizaho umwanda. Buriya nanone baravuga ngo ujye ugira mu mutwe hafunguye kandi unitware cyangwa se unakore nk'abahanzi, nk'abanyabugeni. Buriya abanyabugeni n'abahanzi ni abantu bafungutse mu mutwe, batekereza ibintu bidasanzwe bakabiduha, tukumva ko umuntu yicaye agatekereza ari umunyabugeni, kuko mu mutwe hajya hora hafunguye. Unitware cyangwa se unakore nk'umwaritiste, nk'umunyabugeni cyangwa se nk'umuhanzi. Ariko nanone ujye utekereza cyane, unemere gutsindwa, unemere kwiga nk'umunyesiyansi, apana nk'umwaritiste. Buriya abanyesiyansi baravumbura ikintu bakakigeragereza wenda ku nyamaswa runaka cyangwa se ku bindi, bikanga, bakongera bakiga izindi formule, bakongera bakagerageza, bagatsindwa, bagakomeza bagatekereza kugeza bagize ikintu bageraho. Nawe niko ugomba kumera, jya uhorana mu mutwe hafunguye nk'umunyabugeni, ariko nanone wemere gutsindwa no gutekereza no kwiga nk'umunyesiyansi. Buriya ngo kugira ngo umuntu akire cyangwa atere imbere cyane, nuko buri munsi aba agerageza gushaka kumenya ibindi bintu bishyashya atarazi, no gukora ibindi bintu bishyashya, no gushora mu bindi bintu bishyashya. Mbega ugasanga abantu benshi bo bazi ko ngo kugira ngo umuntu ngakire cyane nuko akurikira ibintu bifatika, bino bintu by'ubutunzi. Wapi, kugira ngo umuntu akire bya nyabyo nuko buri munsi wari ushaka ubumenyi, uhiga ubumenyi bw'ikindi kintu gishyashya utaruzi ushobora kuzifashisha mu minsi iri imbere. Nibwo butunzi bwa nyabwo, kurusha uko wakumva ngo ugiye kwiruka inyuma y'amafaranga gusa. Ushobora no kuyafata ariko kuko nta bumenyi bundi washatse, akaguca mu myanya y'intoki akagupfira ubusa. Ariko iyo ufite ubumenyi bundi uhora uhiga ubumenyi, niyo ufashe ayo mafaranga uravuga ati hari ubumenyi mfite, yashyize muri bwa bumenyi ashobora kubyara ndi, kuko hari ibintu uzi mu mutwe byo ushaka kumenya ibintu byazakugirira akamaro. Mbega jya uhora wiga, ntabwo buriya turekeraho kwiga mu gihe tukiri kuri iyi si, kuko buriya ngo n'isi ntabwo igerekeraho kutwigisha. Buriya ngo ibikorwa byacu birakora cyane, cyangwa se nibyo birenze ibitekerezo byacu. Buriya ntabwo wakwicara ngo wumve ngo ufite ibitekerezo birenze. Hari abantu benshi bafite ibitekerezo hano hanze, ariko ugasanga byamupfiriye ubusa. Afite ibitekerezo muricara mukagaruka avuga ati ariko uyu muntu akena gute afite ibitekerezo. Niyo mpamvu bakubwira ngo ibikorwa byacu birasobanutse cyane kurusha ibitekerezo byacu. Buriya ntabwo wakwicara ngo kubera ngo ufite ibitekerezo birenze ngo utekereze wageze mu buzima bushyashya, mu buzima bwiza wifuza kugeraho. Oya, kugira ngo ugere mu buzima bushya cyangwa se wifuza kugeraho, ni ibintu
ni ibikorwa urahaguruka ukabikorera, ntabwo wicara ngo utekereze gusa, ushyira mu bikorwa. Buriya hari abantu batekereza akaba n'abandi bashyira mu bikorwa, ariko ibyo byombi wabikora. Buri cyo utekereje ushyira mu bikorwa, ushyira mu bikorwa, cyangwa se icyo utekereje ugatereka mbanze ngishyire mu bikorwa. Ubuzima ubayeho uyu munsi wowe uri kunyumva, ubuzima ubayeho uyu munsi, urwego uriho uyu munsi ahanini ni ikintu kigaragaza n'ibiri mu mutwe wawe, bifite aho bihuriye cyane n'ibintu bigendana. Ubuzima umuntu aba abayeho akenshi buba bugaragaza n'ibyo atekereza. Ibyo bintu nibyo nubona umuntu akijijwe hari ibyo yirinda, n'ibimuri mu mutwe avuga ati biriya bintu nzabyirinda. Nubona umuntu hari ukuntu afite amafaranga, ukabona umuntu afite amafaranga uzamucunga, afite ukuntu akunda amafaranga, akunda kumenya ukuntu bayakorera, aho bayahigira. Nubona umuntu ari mu biyobyabwenge n'ibiki, mu mutwe aba ari umuntu n'ubundi ucika intege uvuga ati byanze reka nigire muri binyina. Ahanini ubuzima tubayeho buba ari ibigaragaza imitekerereze yacu cyangwa se imyanzuro yacu. Ngo abantu birukanka ku byishimo bahiga ibyishimo, ibyo bintu ngo byo guhiga ibyishimo, buri gihe uri guhiga ibyishimo, uri guhiga ibyishimo, ngira ngo abantu benshi babyuka bari guhiga ibyishimo, mani tujye kwinezeza, tujye guhiga ibyishimo. Ibyo bintu ngo bikujyana mu gahinda ahubwo gakabije, kugeza umunsi uzica ukamenya ko burya ibyishimo ni urugendo. Uru rugendo rwose tubamo n'ibyishimo, yaba ibyiza yaba ibibi bitubaho, n'ibyishimo nyine ni n'isomo tuba turi guhabwa ry'ubuzima, tuba tugomba kubyishimira, tukavuga ati ibintu birakomeje, nanyuze muri ibindi guca muri ibi, ukabyishimira ko wanabinyuzemo. Ibyishimo ni urugendo, ni inzira, ntabwo ari ahantu hamwe biri ngo wagenda ngo bifate. Niba bakubwira ngo biri haragenda ubifate, cyangwa nubona amafaranga uzaba ubigezeho, cyangwa nugira gutyo uzaba ubigezeho, uzasanga uri mu gahinda gakabije. Cyane nimba uri umukobwa mwiza, cyane nimba uri umugabo mwiza nzaba mbigezeho. Wapi, ibyishimo ni urugendo rwose ubwo buzima tugenda duca. Buriya ikintu cyonyine dufite muri iyi si ni uyu munsi cyangwa iki gihe cya none aha dufite, ndetse n'icyo dukoresha icyo gihe, nta kindi kintu dufite. Ikintu cyonyine dufite ni uyu munsi cyangwa se ni nonaha, n'icyo dukoresha iyo nonaha turayikoresha iki. Nanone ngo jya uba umunyabwenge bihagije ku buryo ukenera gusaba inama cyangwa se kugisha inama. Jya uba umunyabwenge bihagije ku buryo uri umuntu ujya kugisha abantu inama, ariko nanone ube inyarwenge kurushaho yo kumenya ngo iyi nama ndayisaba ndi, apana kugenda usaba abantu bose inama. Ibyo ni ibintu bitandukanye. Jya wiyoroshya, wumve ko uri umunyabwenge, kandi umunyabwenge wawe nugisha abantu inama. Ariko nanone mu gihe ugiye kugisha inama, ugira ubundi bwenge bwo kuvuga ngo iyi nama ndayigisha ndi. Buriya igihe ujya kugisha inama umuntu ugasanga ahubwo umenya amabanga yawe, witeje umuntu ibibazo byawe wari ugiye kumugiramo inama ngo bikemure, utumye ayo makuru agiye kwisanga hanze, ibibazo bikagucanga, umuntu agiye kuguteza abantu. Ujye ugira ubwenge bwo kumenya ugisha inama. Hari abantu bari babiri hanze, ahura n'akabazo agahita ahamagara runaka, atamwita bagahita ahamagara undi, shangiye nkeneye n'umuntu tuganira, nifitiye ikibazo ngira inama. Niba ugasanga cyane cyane bashiki bacu bajya bakunda kubikora cyane, kumva ko ashaka kugisha inama abantu bose. Ni byiza kugisha inama, ariko mujye mugira ubwenge bwinshi bwo kumenya ndayigisha ndi. Nimba hari ikintu cya mbere ukwiye gukura mu buzima bwawe ukajugunya, bakubwiye ati uyu munsi wa none gira ikintu kimwe ukura mu buzima bwawe ukijugunye, ikintu ugomba gukura mu buzima bwawe cyihutirwa ni ubwibone, cyangwa se bya bindi bita ngo ni inarigi. Ya narigi ituma umuntu hari ibintu yiyemera ko atakora, cyangwa se yanarigi yo kumva ko ari hejuru cyane y'ibintu atakora, kandi ibyo bintu cyangwa se hari abantu atahura nabo kandi hari ibintu yakabakuyeho biza. Umenye kwiyoroshya, inarigi uyikuremo, niko bayita mu Kinyarwanda. Buriya ngo ikintu ugomba kwirinda, ntukajye uganira n'umuntu uwo ari we wese ahahise hawe, kubera ko ni weho wenyine ahahise hawe uhazi neza, uzi n'ubusobanuro bw'impamvu ibyakubaye hahise byakubayeho n'igisobanuro bifite ku buzima bwawe. Abandi bantu rero nubibabwira ibyakubaye hahise hawe, uhora uvuga hahise hawe, hari igihe batabyumva, cyane cyane nk'amakosa tuba twarakoze hahise. Hari igihe ayo makosa wakoze hahise uyaganiriza abantu ntibabyumve nk'ukuntu wowe ubyumva n'impamvu ayo makosa yakozwe, kuko batari mu mwanya wawe, cyangwa se ibyo bintu uri kuvuga byahise byawe, ugasanga abantu uri kubibwira nimugirana ikibazo nibyo bazakoresha bagushyira hasi bavuga ngo buriya riga yigeze no gukora ibi n'ibi, uzukuri yigeze no gukora ibi n'ibi. Niyo mpamvu atari ngombwa kujya uvuga ibintu byahise hawe, cyane cyane yari ibintu bibi ukiga ko umuntu ashobora kuba yakoresha kurwanya cyangwa gusebya cyangwa guteza abantu. Ujye ubiceceka, kuko niwe uzi impamvu wabikoze n'ubusobanuro bifite ku buzima bwawe. Abandi ntabwo babyumva nk'uko wowe ubyumva, jya ubyigumanira. Keretse nimba ari bya bintu wenda bisanzwe byahise bishobora guha nk'isomo umuntu cyangwa kumwinspira, ubuzima ntibwari bwiza ariko ibintu ni sawa. Ariko hari igihe usanga umuntu uri kuvuga nk'amabara n'amafuti yakoze ahahise, kandi yarakoze ibyo bintu yarabirenze, ugasanga batangiye kujya babigarura babikoresha bamurwanya. Nanone ngo buriya ejo hawe
ejo hawe hazaba heza cyane cyangwa se hashobora kuba heza cyane kuruta uyu munsi ukuntu umeze nuramuka ukomeje ukagerageza. Ariko nukomeza guhangayika wiriza uvuga ati ibintu ntabwo biri kugenda neza uyu munsi, ndagusezeranya ko n'ejo bitazigera bikunda. Komeza ugerageze, ejo hawe hashobora kuba heza kurusha uyu munsi. Wikomeza kwiganyira, ucika intege, wiramanta uvuga ngo biriya hari ibyo batari kunkorera, nuguma muri ayo ngayo n'ubundi sha uyu munsi uko bitameze neza n'ejo ntibizigera bimera neza. We komeza ugerageze ukore gusa, ejo byahinduka. Buriya ntukajye wumva ko abantu babereyeho kukurwanya cyangwa se abantu babereyeho kugufasha. Oya, ntabwo abantu aricyo cyabazanye ku isi. Abantu ntabwo ari abawe. Buriya hari abantu bicaye hano hanze cyangwa se hari abantu muri kunyumva muri kano kanya, umuntu abavuga ngo abantu ntabwo bakubereyeho, abantu nta nubwo bakurwanya, nta nubwo bakwanga, ahubwo abantu bibereyeho buri umwe ari kurwana n'iterambere rye no gukemura ibibazo bye gusa. Ntukajye ubibangira cyangwa ubagendeho. Buri muntu afite ibibazo bye n'intego z'abayumva. Buri muntu ari n'inyamwigendaho ku giti cye. Niko bimeze. Ntabwo ari ukukwanga, nta nubwo ari ukukurwanya. Ntabwo ahubwo abantu ari abawe. Ntukajye urumva ko hari ibintu batagukoreye bakugombaga. Na so na nyoko ntabwo babigukoreye. N'Imana yakuremye hari igihe uvuga ngo ko yatinze kubigusubiza. Kora cyane, abantu ntabwo bakwanga, abantu nabo bifite ibibazo byabo pe. Ntukajye ubanga cyangwa ubarakarira. Inshuti nyanshuti ntabwo ari za zindi zigaragara umeze neza cyangwa zigusanga uri mu byishimo, uri mu bihe byiza. Buri inshuti nyanshuti uzazibona muri cya gihe uri hasi cyane, uri mu bibazo, uvuga ati ninde wankura hano hantu, nibwo uzabona inshuti zawe za nyazo. Na inshuti zawe za nyazo ntabwo ari babandi buri weekend uba muri gusindana cyangwa musangira muhora mu birori ibintu bimeze neza. Ibyo ngibyo umuntu wese, abantu bose wababona mu bihe byiza nk'ibyo ngibyo, ariko mu bibazo uzababura. Ikintu cyonyine ufitiye ubushobozi bwo kuba wakontorora ni ibyiyumviro byawe, uburyo wiyumvamo, ibyo ukora n'uburyo ubikoramo, ndetse n'uburyo utekerezamo. Nta kindi kintu ufitiye ubushobozi bwo guhindura muri iyi si. Rekeraho ngaho gukomeza kugerageza guhindura abantu, kuko ntabwo bijya bikunda ibyo bintu. Buriya uzasanga abantu benshi b'iyi minsi bari gushaka kubwira abantu ukuntu bakabayeho ubuzima bwabo, bagakoze ibintu byabo. Iyo uganiriye n'umuntu akenshi bari kukubwira kase runaka biriya bintu bakora buriya yagiye bikora gutya. Njye nibaza impamvu umuntu akora ibintu nka biriya. Ntabwo abantu wabahindura ngo bamere nkawe bakora ibintu nk'uko we wakabikoze. We kontorora ibyo ukora n'uburyo utekerezamo n'ibyo wiyumvamo, ureka abantu bikorera ibintu byabo. Ntabwo wahindura abantu, ahubwo wihindura ibyo ukora, kuko ibyo bizaguteranya nabo, binagutesha umutwe. Buriya ibihe ngo bikomeye cyangwa se ibihe bigoye cyane ni ibihe biba biri gutegura umuntu usanzwe kugira ngo azabeho iherezo ridasanzwe cyangwa se ahazaze hazabe hadasanzwe. Ibyo bintu mujye mubimenya. Nubona uri mu bihe bikomeye, ubuzima butameze neza, ujye utekereza ko ibihe bikomeye byashyiriweho cyangwa se ibigeragezo byashyiriweho n'ibihe bikomeye kugira ngo bifate abantu basanzwe, bibategure kugira ngo bazabeho mu bihe noneho bidasanzwe kandi bari abantu basanzwe. Ibyo ukabimenya. Ahazaza buriya ni aho abantu bizerera mu bwiza bw'indoto zabo bafite kuzagera ejo hazaza. Nimba wizeye ko indoto ufite n'ibyo wifuza gukora ejo hazaza bizaba ari byiza, n'ubwiza bw'ibyo bintu, ahazaza ni ahawe pe. Ahazaza ntabwo ari abantu b'abanyabwoba bavuga ngo ejo noneho ndabaho gute ko ejo mfuye. Ahazaza heza hari mu biganza by'abantu bahora avuga ati ngiye ibi bintu ndi gukora cyangwa ibindi kwiga cyangwa ibindi gutegura bizaba bimeze neza. Ejo ugasaba umuntu ahorana icyizere, yizeye akora cyane kuri ibyo bintu, kuri izo ndoto ze. Ahazaza ubundi ni aho abantu bameze gutyo. Ntabwo ari aho abanyabwoba bavuga ngo none ejo hazaza ndapfuye, none ejo nzaseba, none ejo abantu nk'abo wapi. Ahazaza heza ntabwo ari ahabo. Gukura kwawe ntukajye ugira umuntu n'umwe wakwitangira. Mbega kwa kundi gukura kwawe ntukagire umuntu n'umwe ushobora kuba yagusubiza inyuma ngo uvuge ngo ngiye kumwitangira, gukura kwanjye mbireke. Gukura mvuga ni ukuhe? Uko turi muri iyi si twese tugenda dukura. Usanga uyu munsi wa none hari abantu mwahoranye mu bintu runaka, ntabwo mukiri kumwe kuko hari ubundi buzima wagiyemo. Abo bantu iyo uza kugumana nabo ngo ntujye muri ubwo buzima cyangwa ugashaka nabo kubakurura kandi batabishaka, bari kugusigaza inyuma. Uko niko bita gukura. Gukura bisaba ko hari abantu rimwe na rimwe usiga inyuma, hari inshuti usiga inyuma, hari abavandimwe usiga inyuma, hari abantu runaka usiga inyuma. Ibyo bintu niko bigenda. Iyo uri mu nzira yo gukura urabanza ugakura ukagera aho hantu, wenda wazagerayo neza umeze neza, bikazaba ngombwa ko ba bantu wasize ahandi hari icyo wabafasha cyangwa se nabo ukabakurayo. Ariko nushaka kuvuga ngo abantu bari gusa nk'abakudindiza bagusubiza inyuma kubera ibitekerezo barimo iby'iyi minsi biri kubashuka n'ibiki, bagashana nayo kugucira intege bakubwira ati wabaye ubiretse, kugira nawe ngo batavuga ngo wabibese wabasize ugashaka kugumana nabo utindane nabo ngo batavuga ngo warabataye. Icyo gihe ngo bigaragara ko gukura kwawe wagutambye kubera abo bantu. Gukura kwawe ntuzigire umuntu n'umwe ugutangamo igitambo kubera we.
jya wiyizera, wibuke neza, usubiza amaso inyuma. Waciye muri byinshi bikomeye pe, kandi urabirokoka, wabonaga biri buze kukurangiriraho. Hari byinshi waciyemo byari bikomeye, byageze kugukura umutima. Uko ibyo bintu rero wabiciyemo, n'ibizaza uzabicamo, kandi bizaza nibyo byoroshye bitewe n'aho ugeze. Ujye uhora utekereza buryo. Buriya ngo ntago ujye umenya buryo cy'uri umunyembaraga, ntago abantu benshi bajya babimenya. Ariko ngo abantu benshi bamenya buryo ki ari abanyembaraga iyo nta yandi mahitamo basigaranye muri ubu buzima usibye kuba abanyembaraga, nibwo ubimenya. Buriya wamenya ko ufite imbaraga wisanze nk'ahantu mu cyumba bagufungiranyemo n'intare. Ewana, ntago wahagarara ngo izikurye, murabanza mukagigira wenda kurangiza, ariko wagaragaje ko ufite imbaraga kuko wari uri kurwana ubuzima bwawe. Niyo mpamvu bakubwira ngo nta na rimwe umuntu ajya apfa kumenya ko ari umunyembaraga kugeza iyo amahitamo afite yonyine ari ukuba umunyembaraga. Buriya impinduka ntago ari imbogamizi, nta nubwo ari ikintu kije mu nzira ngo kikubangamire. Impinduka ni invitation baba baguhaye yo kubaho ubundi buzima bushya. Ntukajye na rimwe utekereza ko hari ikintu cyiza uzakura ku muntu cyangwa azagukora. Kwa kundi ubaho nyine uvuga ngo uyu muntu azankorera ibi, cyangwa se uyu muntu mwitezeho ibi byiza cyane. Katagutenguha, katakugambanira, kataguhinduka, cyangwa se yagukorera ibi hari n'ibyo atagukorera. Ibyo bintu ntukajye ugira umuntu n'umwe wumva ko byagenda gutyo. Ibintu nk'ibyo byo kumva ko ari icyiza umuntu yagukorera, atakugambana, ataguhemukira, jya wumva ko umuntu wabigukorera ari wewe ubwawe ku giti cyawe. Ntukayugira undi muntu uvuga ngo yakaba yarankoreye ibi, yakaba yarangije. Ibyo bintu umuntu ugomba kubigukorera wewe ku giti cyawe. Nubona abantu baduguhindutse, hari ibintu batagukoreye, ujye uvuga ati niko abantu bameze, ntukabarakarire. Nabo baba bafite ibindi bibazo byo bari guhangana nabo. Umuntu wenyine wagukura mu bibazo urimo cyangwa wagufasha ni wowe ubwawe ku giti cyawe. Hari n'undi waza akagufasha, ariko mu gihe atagufashije wirakarira abantu babandi pe, uri kubarenganya. Kuvugisha ukuri cyangwa kuba umunyakuri no kuba inyangamugayo ni impano ihenze cyane. Iyo mpano ihenze cyane rero yo kuba umunyakuri, yo kuba inyangamugayo, abantu benshi ntimukajye muteganya ko mwayikura ku bantu baciriritse. Nicyo kibazo mugira. Kuvugisha ukuri, kuba inyangamugayo, kuba indakemwa mu mico no mu myifatire, mbega kuba umwizerwa, ni impano ikomeye cyane kandi ifite agaciro gahenze cyane. Ariko ikosa twebwe dukora, iyo mpano ngo tuba twumva ko tuzayisanga mu bantu baciriritse. Gute impano ihenze wayisangana umuntu uciriritse? Ntabwo bishoboka. Iyo hagize ikintu kikubaho cyangwa se umuntu akagukorera ikintu kikagutera uburibwe, bwa buribwe bukabije, jya wibuka ko ubwo buribwe impamvu bufite watewe n'umuntu cyangwa watewe n'ikintu runaka cyakubayeho. Ubwo buribwe bwaje kugira ngo bukwigishe isomo. Ntabwo ari uburibwe bwaje gusa kugira ngo wiyumvemo uburibwe, ubabare, urire, birangire. Oya, ntabwo ariyo mpamvu uburibwe n'akababaro bibaho kugira ngo bitwigishe isomo. Nuzagera ubona uri mu bibazo, mu buribwe, yaba ari umuntu wabiguteye cyangwa ari situation yabiguteye, jya uvuga ngo isomo nkuyemo ni irihe, cyangwa bino bintu ndabikuramo irihe somo, kuko biba byaje nk'umwarimu. Buriya nubona umuntu azi gufata imyanzuro myiza, biba bituruka mu buzima yabayemo, cyangwa se biba bituruka ahanini mu myanzuro mibi yafashe. Icyo kintu ujye ukimenya. Buriya uzajya kubona umuntu asigaye afite ubwenge, asigaye afite ukuntu yitwararika, ntukazavuge ngo uwo muntu ni umunyabwenge cyane kukurusha. Oya, akenshi biba bituruka ahanini nawe mu myanzuro mibi yafashe, nk'uko nawe uyu munsi ufata imyanzuro mibi. Nawe wabihindura bitewe n'uko hari ibyo myanzuro mibi wafashe, ariko ugakuramo isomo byose cyo kuvuga ati hari icyo binyigishije ugiye kujya ufata imyanzuro mizima. Buriya umuntu wese ufite ubushobozi bwo kuba yakurakaza wamujinya mubi ku buryo ugera naho ukora igikorwa kibi, uwo muntu aba ari umugenga wawe, aba ari umuyobozi wawe, mbega bagukoresheje ikintu cyose ashaka, ujye umwubaha. Muri make, nta muntu uba ugomba kukurakaza ku buryo ufata imyanzuro mibi cyane, ya myanzuro nawe uzagera ukicuza. Ngo abantu barakazwa n'umuntu ugasanga bibaye ngombwa akanamwica cyangwa mugambanira ngo bamurangize, ugasanga ibyo bintu azahora byicuza. Niyo mpamvu umuntu aba atagomba kukurakaza kugera kuri urwo rwego. Nuzajya ubona ugiriwe amahirwe cyangwa se ubuntu bwo kubyuka mu gitondo ukumva uracyahumeka uri muzima, ni amahirwe, ni n'impano ihambaye cyane uba wongeye guhabwa n'Imana. Nuzajya ubona ubyutse mu gitondo ukumva uri muzima, ikintu cya mbere kigomba kujya kikuza mu mutwe, ujye utekereza ukuntu ari iby'agaciro kuba wongeye guhabwa ayo mahirwe yo kuba uri muzima, ugiye kubasha gutekereza, ugiye kubasha kuryoshya, ndetse no kubasha kuba wakunda. Ibyo bintu kuko uhita ubikoresha gutyo uvuga ati ngiye gukunda uyu munsi, ngiye kwishima, ndetse ngiye no gutekereza, ndetse nezezwe n'ubu buzima kuba ndi muzima. Ibyo bintu binezeza uwaguhaye iyo mpano yo kuba uri muzima uyu munsi. Nanone ngo buriya ngo arababara cyane ubabara birenze ibiri ngombwa kurusha nanone ngo ubabara mbere y'uko biba ngombwa.
buriya ngo kugira ngo ubashe kuba wahunga ibintu bikubabaza cyangwa se bikubangamira muri ubu buzima cyangwa se bigutesha umutwe bya bintu bari ku buryo bikugera ku rwego rwo hejuru, ntabwo bigusaba kuva aho wari uri ngo ujye ahatandukanye n'aho wari uri uhunga ibyo bintu. Oya, ahubwo kugira ngo ukemure ikibazo bigusaba kuba umuntu utandukanye n'uwo wari uri, aho kugira ngo uve aho wari uri ujye ahatandukanye n'aho wari uri, bigusaba kuba umuntu utandukanye n'uwo wari uri, nibwo ukemuye ikibazo. Ngo ikintu kibabaje cyane, twese turikunda cyane kurusha uko dukunda abandi bantu. Ibyo byo birazwi pe, twese turikunda kurusha uko dukunda abandi bantu, ariko nanone ngo ugasanga twita ku bitekerezo by'abandi bantu, ibyo badutekerezaho kurusha uko twita ku bitekerezo byacu. Ni ikibazo. Buriya ngo agaciro k'umuntu kabarirwa mu gaciro aho ibintu. Buriya nushaka kureba agaciro k'umuntu ka nyako, uzabanze wagapimira ku bintu ashyira imbere cyangwa se ku bintu aha agaciro, nibyo bikwereka agaciro k'uwo ka nyako. Nimba ushaka gutera imbere mu mitekerereze cyangwa se ushaka kwiterera imbere mu buzima busanzwe, jya wemera cyangwa se unyurwe, wumva unyuzwe no kuba abantu bakubona nk'ikigoryi cyangwa se bakubona nk'umuntu udafite ubwenge. Ibyo bintu wumve ko ntacyo bizagutwara, ibyo bizatuma wicisha bugufi, ubashe kwiga no kubaza no kumenya byinshi, abantu bakubone nk'umuntu udafite ubwenge, ariko uzaba uri kugerageza kuba watera imbere no kumenya byinshi ejo hazaza. Nanone ikindi kintu ugomba kumenya, nta muntu wigeze uba kuri iyi si w'umunyabwenge ari impanuka imugwiririye ngo uzabone umuntu ngo ni umunyabwenge uvuge ngo ngira ni impanuka yamuguyeho nyine umuntu aba umunyabwenge. Ntabwo bishoboka, icyo kintu uzicara ukizi. Nta munyabwenge byigeze bigwirira ngo biraje bimuguyeho gutya, wapi. Hari impamvu umuntu yitwa umunyabwenge, nubicunga neza uzabimenya. Aba yaravunitse, aba yarahize ubumenyi, abazi ibyo akora, abatekereza, akamenya ibyo yirinda n'ibyo akora. Iyo twicaye ngo dutegereje ubuzima buba buri kuducika. Ibyo bintu bitekerezeho neza. Buriya abantu benshi babaye bavuga ngo nzaba ninezeza ejo, nzaba nishimira ubuzima ejo, ugasanga umuntu aba yahangayitse ubuzima bwe bwose, ni ukuba ariho gusa, ariko ntabwo yishimira ubuzima umunsi ku wundi ngo anezezwe n'ubuzima. Nyine avuga ati uyu muntu abayeho pe, ubuzima ntabwo ari ubwo kubaho gusa, mubeho nyakubaho, apana kwitwa ngo umuntu ariho gusa, munabeho ubuzima, kuko iminsi biri kugenda ubuzima buri kuducika. Akenshi buriya ngo mu buzima bwawe bwa buri munsi ujye wicecekera, nunavuga ujye uvuga ibintu biri ngombwa, kandi ibyo bintu biri ngombwa ubivuge mu magambo make. Ubugome bwose n'ububi bwose ubona mu bantu ni ubuturuka ku ntege nke. Buriya nubona umuntu wese ari gukora ikibi cyangwa agambirira gukora ikibi, ntuzavuge ngo ni umuntu w'umunyembaraga, ni umunyantege. Abanyantege nke nibo bahemuka. Buriya gukora ikibi, gutukana, guhemuka, kugambana, kugirirana amashyari n'ibiki, ibikorwa bibi byose uzi nyine, biriya byose nibigaragaza intege nke ziri mu muntu, kuko umuntu wese ibyo bintu yabikora, ariko ikintu kigoye kinasaba intege nyinshi ni ugukora ibikorwa byiza. Buri uzabireba abantu bose barahemuka, bagambanira abandi, barasebyanya, baca nyine abantu ibikorwa bibi pe, ni ikigaragaza ko ari intege nke. Ariko abantu bakora ibikorwa byiza ni bake, ni nabyo bigaragaza ko ibikorwa byiza buriya bikorwa n'abanyembaraga nyinshi. Ntabwo ari byiza ko imitekerereze yawe cyangwa se ibyo utekereza cyangwa se uburyo ubonamo ibintu cyangwa se wifuza ko ibintu byakorwamo ari ngombwa ngo ujye ubibwira abantu ngo ujye ntekereza gutya, mbona ibintu byagenda gutya, ni gutya byakabaye. Ntabwo ari ngombwa ngo abantu filozofi yawe ujye ukomeza uyibabwira. Oya, ibyo ntabwo ari ngombwa ngo uyibasobanurire, ahubwo weho nibakubona bajye bahita babibona. Ibikorwa ukora, ibyo uri kwikorera byawe, bajye bahita babonamo imitekerereze yawe, atari ngombwa ngo babwire ngo ngiye ntekereza gutya, bajye babyibonera inyuma. Kuko ubona ibintu bikugoye cyangwa se bigukomera, bivuga ati ibintu ntibishoboka, ntabwo ariko bidashoboka ku bantu bose. Niyo mpamvu akenshi uzajya ubona ibintu bidashoboka ukumva ucitse intege ntushaka kubikora. Hari abantu benshi ibyo bintu bayibona nk'ibishoboka, bafite wa mutima uvuga ati ahubwo ibintu bishobotse byabyara ikintu kizima. Ntukajye ucika intege. Ibyo uvuga ngo ntibishoboka bikaguca intege, hari abandi babona bishoboka cyane kandi byanabagirira akamaro gakomeye, nawe ujye uhangana nabyo. Buriya ngo abanyabwenge bavuga ari uko bafite ikintu kizima cyo kuvuga, mu gihe abapfapfa bo bavuga kuko bagomba kuvuga gusa tu, kuko ari ngombwa ko bavuga, mu gihe abanyabwenge bavuga kuko ari ikintu kizima bafite cyo kuvuga kiri ngombwa. Nanone ngo buriya umunsi wavukiyeho, weho waje uri kurira muri iyi si, umwana wese avuka ari kurira. Wowe uri kunyumva muri kano kanya, umunsi wavukiyeho wari uri kurira, ariko abantu wasanze ku isi bo bari bishimye ko uvutse. Uri kumva wowe wari uri kurira, bo bari kwishima.
baho ubuzima rero, ubeho bwa buzima bwiza, ubeho ubuzima burenze, ukora ibikorwa byiza ku buryo umunsi nawe uzapfa abari mu isi bazasigara barira, wowe ugataha wishimye wisekera. Mbega uzakora ikinyuranyo kugira ngo umenye umwanzi wawe wa nyawo ukwanga, nuko ubanza nawe ugahinduka umwanzi wawe. Mbega ukiyanga nawe ukabanza ugatekereza ukavuga ngo ese ubundi ngiririye gusa ryatuma umuntu anyanga, niki nakwangirwa? Nibwo uzamenya umwanzi wawe wari uvuga ati yanga ibi ngibi uyu muntu nkurikije. Nibwo uzamenya abanzi bawe. Kugira ngo umenye umwanzi wawe, banza weho ubwawe wimenye. Nawe reka buriya urebye n'abundi ibyo wikorera hari igihe usanga wiyanga bitewe hari n'imyanzuro wifatira. Ntukajye utuma umuntu waguhemukiye bwa mbere yongera kuguhemukira bwa kabiri, cyane cyane aguhemukira kuri cya kintu n'ubundi yari yaraguhemukiye. Muri make jya umenya aho ibintu bigomba kubona bitakubaho, kuko akenshi buriya abantu iyo baguhemukiye ukongera ukabisubiza ngo ndabizeye, nibwo usanga bongera kuguhemukira nanone. Ibintu nk'ibyo jya ubireba mbere. Ikindi kintu ugomba kumenya, jya umenya ko ngo iterambere rya mugenzi wawe ntabwo rituma wowe utera inyuma. Ibyo bintu ujye wicara ubizi. Abantu benshi babona mugenzi wabo ateye imbere bakaba bagira ishyari, ariko ngo mugenzi wawe cyangwa se umuntu kuba yatera imbere ntabwo bituma wowe utera inyuma. Oya, ahubwo nawe ni isaha yawe bitaragira. Kandi uko abantu bawe ahubwo batera imbere, niko nawe haba hari amahirwe menshi yuko bazakuzamura, cyangwa se banaguhariye bakakurangira ahantu ukagira ishyari. Kugira inshuti nke nziza, kugira ubuzima utagomba gushyira ku karubanda buri gihe, ukigira bwa buzima atari ngombwa ngo abantu bose baba bazi biri kuba mu buzima bwawe, ukiberaho ibintu biri prive. Ndetse ibyo bintu bibiri biri mu bintu bishobora kuba byatuma ubaho uri umunyamahoro yo mu mutwe, wifitiye amahoro yo mu mutwe pe. Kugira inshuti nkeya za nyazo, apana kugira abantu benshi babandi b'ikigari, ndetse ukiberaho ubuzima nta muntu umenya ibiba mu buzima bwawe, bwa buzima buri prive. Ibyo bintu ngo bituma ubaho uri umunyamahoro yo mu mutwe pe, wifitiye amahoro. Ujye ukoresha ibintu, bino bintu tubona mu buzima busanzwe, ujye ubikoresha, ntukajye ukoresha abantu. Buriya hari abantu bakoresha abandi bantu, ugasanga umuntu akoresha abantu kugira ngo we agume mu nyungu gusa yakoresheje abantu. Ntukabikore, ahubwo ujye ukoresha ibintu. Ibintu nibyo biberewe gukoreshwa. Ujye ukunda abantu, ntugakunde ibintu. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Koresha ibintu, ntugakoresha abantu. Ukunda abantu, ntugakunde ibintu. Nibwo uzabaho neza, ukabona ngo n'imigisha. Buriya wibuke ko akanyoma wita ngo ni akanyoma gatoya gashobora kwangiza icyizere cyari gikomeye umuntu yakubakiye cyangwa se umuntu yaguhaye. Yaramaze imyaka avuga ati uyu muntu namuhaye icyizere cyanjye. Ka kanyoma wita ngo ni gatonya, ngo ubwo ari utuntu dutonya ntabwo bizamurakaza. Ako kantu gato gashobora kuza kagasenya icyizere cyari kimaze igihe kinini cyarubatswe. Hamwe umuntu avuga ati uyu muntu ndamwizeye. Ujye wirinda rero kuba wabeshya umuntu akantu niyo kaba ari gato. Cyuba umugwaneza ube n'umunyabuntu, kandi ibyo byose ubikorwe neza, uha abantu ubafashe, atari ukuvuga ngo witeguye ko hari icyo nabo bazagukorera ejo hazaza. Oya, kugira neza gusa ukigendera, atari ukuvuga ngo ndagirira neza abo nzi ko nabo bazangirira neza. Icyo gihe ntabwo uba ugize neza. Ni nko kubitsa ahantu uvuga ngo ejo bazanyungukira cyangwa nanjye nzisubiza ibyo nabikije ahantu. Ntabwo uba ukoze neza. Kugira neza kwa nyako ni ukuba umugwaneza, ukanagirira abantu neza, ntacyo bateganyeho bazakwitura. Uyu munsi wa none umuntu agurira umuntu uzamugurira, umuntu aho umuntu ikintu avuga ati nanjye ejo yankorera iki, nibwo bugira neza busigaye hano hanze. Gukorera umuntu ikintu ukavuga ati nanjye ejo namukeneraho serivisi, reka mukorera iki nanjye ejo namukeneraho iki, ubwo ntabwo ari ubugira neza. Icyo gihe ni ukugurizanya. Ubugira neza nyabugira neza no kuba umugwaneza ni ugukorera umuntu ikintu uvuga ati uyu muntu reka nyimukorere nta n'ukuntu ameze, aje atanamfira tu. Nibwo bugwaneza. Ugakorera umuntu ikintu cyiza gusa ukigendera, nta handi muzahurira, kuko ubona ko nta n'ubushobozi yagira bwo gupfa kukwishyura. Nibwo byitwa ubugwaneza. Ntukajye ugira ubwoba bwo kwerekana intege nke zawe. Buriya iyo werekanye intege nke zawe, ikintu utari uzi ni uko bigaragaza ko uri umunyembaraga. Umuntu udatinya kugaragaza intege nke ze, uwo muntu ni umunyembaraga ndetse cyane. Nicyo bigaragaza. Ntukajye ugira ubwoba bwo kuzigaragaza, kuko abantu bose bashaka kwerekana ko ibintu byose abishoboye, ibintu byose abizi, ariko iyo werekanye intege nke zawe, abantu nibwo babona ko uri n'umunyembaraga. Uyu munsi wowe uri kunyumva humeka, ushobora kuba wagize umunsi mubi. Ni umunsi mubi ariko ntabwo ari ubuzima bubi. Ejo bishobora kumera neza. Humeka, ukomeze ugerageze. Wagize umunsi mubi cyangwa se wagize icyumweru kibi, ariko ntabwo ari ubuzima bwawe bwose bubi. Ubuzima bwawe buzamera neza. Ibibazo bine ahanini cyangwa se ibibazo byinshi duhura nabyo muri ubu buzima bitubuza amahoro, bishingiye ku bintu bine. Icya mbere
nuko dutekereza cyane n'ibintu bitari bube cyangwa se n'ibintu bitari ngombwa, ugasanga umuntu arahangayitse, ubuse n'ibigenda uku ko nakoze ibi n'ibigenda gutya, ugasanga watekereje cyane, wakabije. Icyo gihe ibyo bintu bikwima amahoro, ni naho n'ibibazo byinshi bituruka. Ugasanga wanakoze n'ibindi bintu utagakoze kubera watekereje ibintu bitanahari bitari ngombwa. Nanone ikindi cya kabiri, kwizera abantu cyane tugakabya. Ugasanga wizeye abantu cyane ugakabya, aho niho hano none haturuka ibindi bibazo biza bikangiza ubuzima bwawe, kuko wizeye abantu cyane ugakabya. Ikindi cya gatatu, kuvuga ibintu byinshi cyane birenze bikenewe, cyangwa se gusangiza abantu amakuru arenze ayo wakabahaye. Ugasanga ubuzima bwawe bwose hari abantu baba babuzi amabanga, ibyo wakoreye mu bwisho, ibyo wakoze, ibyo ukora, ibyo winjiza, ibintu byose, ubuzima bwawe, ibyo winjiza byose, ugasanga abantu barabizi. Ibyo bintu ntabwo ari byiza gusangiza abantu amakuru yose, ntabwo abantu bagomba kumenya ibintu byose kuri wewe. Ikindi cya kane nicyo cya nyuma gituteza ibibazo muri ubu buzima, gukunda cyane ugakabya. Kugira abantu ukunda cyane ugakabya, cyangwa kugira umuntu ukunda cyane ugakabya, icyo gihe bitagenze neza, ibyo byose uko ari bine nkubwiye, usanga umuntu yumva yanakwiyahura cyangwa se ubuzima bwamubihiye bwabaye bubi. Jya ukora ibintu byinshi cyane ariko utangaze bike pe. Jya ukora ibintu byinshi cyane, ukora ibintu byinshi cyane, utegura ibintu byinshi cyane byakugirira akamaro cyangwa byaguteza imbere, ariko utangaze mu bike cyane muri byo. Ikindi, ntukajya ugira ubwoba bwo gufata abantu uburyo nabo bagufata. Ibyo bintu ntukajya ubigirira ubwoba. Nimba abantu bagufata nabi, nawe ntukagire ubwoba bwo kuba babafata nabi. Nimba bagufata neza, ntukagire ubwoba bwo kubafata neza. Byose ujye ubikora wumva nta bwoba ufite. Niko bigomba kugenda. Baca umugani nanone ngo buriya ngo ishoka iribagirwa ariko igiti gihora cyibuka. Ngira ngo ibyo bintu urabizi. Buriya uhemuka ashobora kwibagirwa ko yaguhemukiye, ariko wahemukiwe ntabwo ajya abyibagirwa. Nanone ntabwo nasoza nababwiye ngo ujye witondera ibyo utekereza, kuko ibyo utekereza birangira ari byo bije mu kanwa bikaba amagambo yawe, kuko buri biri mu bitekerezo nibyo biza bikagera ku munwa. Nanone ngo ujye witondera amagambo yawe, kuko amagambo yawe niyo ahigeraho agahinduka ibikorwa byawe. Ibyo uvuga ukageraho ukabikora, ibyo ukora none ngo ujye ubyitondera, kuko bigeraho bikaba ingeso, kandi iyo ngeso nayo numara kuyigira, iyo ngeso zawe ufite nimba ari nziza nimba ari mbi, ujye uzitondera, kuko zigeraho zikaba wewe wanyawe, bitewe n'ingeso zawe zikaba ibikuranga, zikaba wewe wanyawe, kandi wewe wanyawe niwe ukuganisha ahazaza hawe, nimba ari heza ari hezima cyangwa ari ahakurimbura. Ujye witondera ibyo bintu. Ikindi, ujye umenya ko buriya urupfu ntabwo warucika, nta n'ahantu warukwepera. Uko rero utabasha gucika urupfu, ariko basi wabasha gucika ubwoba bw'urupfu.